kiganiro cyacu cya buri munsi Star Focus, aho tugaruka cyane mu myidagaduro tukavuga hirya no hino, tukavuga byinshi bigiye bitandukanye. Muri kumwe nanjye Liligi, muri kumwe nanjye Junior kind of course I'm coming back. Wagwan my people, wagwan my friend, mumeze neza. tubahaye ikaze ku bantu badukurikirana umunsi ku munsi ku biganiro byacu bigiye bitandukanye, kandi tunababwira happy singles day ku bantu bari single. Mugire umunsi mwiza, mwenjoyinge umunsi wa ubwo ngubwo warushatse gucyurira nde? ntabwo ndimo gucyurira. Azubwo iyo Mana mbega ikiganiro araba ari ibindi cyo koza urakoze. ku bantu bari single bameze nkanjye, ntabwo ndimo gucyurira. Kai ibintu tangiye iyo wihera abantu bameze nkanjye bari single. Happy singles day. Uyu munsi ni umunsi w'abantu bari single pe, twinezeze kabisa. biranunguye ntabwo nahise kuhanyurira bigeze aho ngaho. Ikindi ayo nkubwire ngo happy singles day mu kinyarwanda hari umugani bajya baca bavuga ngo ikimuga cyasetse urujyo. Uzi icyo bisobanura? Ndetse wagusetsa. Uzi icyo bisobanura? Bisobanura iki? Ushaka kugira ngo usobanurire n'undi munsi uzabimenye. Bisobanuye ngo uranseka ariko nawe kandi nihereyeho avuze abantu bari single bameze nkanjye. Ahubwo buri urangije iki? Zawo nta kibazo. Ahubwo buri ikibazo wagize wahise wiceka. Nta zina navuze. Nari mbizi ko hari abantu ukomerekeje cyane. Okay, ku bantu badukurikiye kuri Star Focus, ni gutyo dutangiye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Tukaba tubafitiye inkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Ariko tutarajya no ku nkuru, by the way, nshaka kugira ngo abantu muri single ese mwumva bibashimishije ako muri single? Mutubwire bibashimishije kuguma wumva uri single? Ese biranakunyuze? Nta wundi muntu ukeneye? Niyo mpamvu badushyiriyeho umunsi. Ase ubundi wari ubizi, wabyibukaga? Ubundi kwibera single bitwaye iki? Ubundi se wabyibukaga ko uyu munsi ari umunsi wacu? Mbyibuka bimfashe iki? Nta ikintu bimariye kuba naba ndi single, nta kibazo. Iryo ni ishyari. Ntabwo ari ishyari, ndanyuzwe. Ntabwo nyuzwe. Nubone ndanyuzwe. None se reka mubaze, ubundi ubu ngubu naba nkeneye nk'umu girlfriend, sibyo? Wo kumara igize isaha? Ndabizi se ko mumaze iki? tubaze nde wowe aba girlfriends se ubundi bamara iki mugakundana? Dukundana ibiki? Abandi se bakundana ibiki? Ntabyo nzi. Ntabyo nzi. None bakundana ibiki? None kubera iki ugize ikibazo kuri single ku munsi w'abantu bari single? Ndabizi ko urumva nyine abantu iyo bakundana urukundo nyine urumva, sibyo? Nibwo ruza imbere, of course, sibyo? Akaba ari urukundo wenda rushobora kurangwa na action zitandukanye, ari nazo ziruryoshya, sibyo? Arizo zinatuma abantu bakundana. Ari ikibazo ngufitiye, ikibazo gikomeye ni iki? Ubundi ikibazo gikomeye ufite ni iki? Nge ndahari ndakigusubiza. Mbwira action cyangwa se ibikorwa. Nge se ndakundana, uzi ko ushyize mu rukundo. Yewe nange ibaze ko yise unerura ukanshyira mu rukundo kandi ndi muri cya cyiciro cy'abantu bari single. Nazi senzi nuza we nzi nyina. Yewe ndagira ngo ubwire unsubize ikibazo mu buryo. Ngaho mbaze ndagusubiza, ariko icyiza namaze kwidefanda. Njyewe ndi single, abantu barimo kutubona nge ndi single, ndagisubiza icyo kibazo kubera bakimbajije. Ayo ni amatiku. Subiza gibi kuko ndabizi neza kubizi. Abantu muri mu rukundo, abantu bari mu rukundo harimo nari dukoranye ikiganiro. Ndashaka umbwire ibikorwa by'ingenzi
ijambo rya mbere itonde niryo bitatu biranga aha abakundanye Biranga- abakundana abakundana buriya se harya abantu bakunda ibintu bibaranga bitatu ndakeka ari urukundo ibikorwa ibikorwa eh, ndakeka ari ibikorwa urukundo by'urukundo ni ugukundana ni ukumvikana wenda yego Eh. ibyo se kumvikana ni igikorwa none se ibindi bikorwa ni ibi umuntu wese asabwe natangiye kumvikana n'undi winunzaneho ibyo mitwe umuntu wese Natangiye. asabwe Oya, kumvikana n'undi natangiye kino kiganiro mvuga ko happy singles day mvuga ko ndi umwe muri mwebwe cyangwa se yari kuri imitwe wari uri kubeshya abanyarwanda mbabeshye guteze ibyo kandi mbizi ugiye kumbaza ikibazo mvuga buryo kingewe ndi singo icyo yego uri bumbaze ndi bugerageze kugisubiza ariko uri kubeshya batakuzi ahubwo urimo urabeshya abagize gute itiku noneho Itiku ufite si uyu itiku- munsi. itiku giki si wowe utangiye unyurira ngo nizimo hari izina junior navuze sawa abantu badukurikiye mumbabarire mumbwize ukuri navuze junior njya kuvuga ririya jambo dukomeze nari okay reka hari umunsi twikomere nanjye ariye nzakubyukira ayaya yego reka twikomereze ariko twinjira gutyo mu kiganiro cyacu the star focus aho turi bubabwire inkuru nyinshi cyangwa se turi busesengure Ako- inkuru nyinshi zigiye zitandukanye babwire ngo ni inkuru zirenze imwe inkuru nyine zirenze imwe none se wasanga ni n'ebyiri inkuru nyinshi ariko nyine yari ebyiri ni nyinshi zagiye muri cya cyiciro Ntago cy'ubwinshi ntago nkuburanyije Eh, ushakaga amatiku ariko kubera icyo abantu bari singo bagira amatiku menshi uratangiye nyine turaza kugaruka ku nkuru ya bitre umuraperi wacu tuzi isi ni moe boy ni mutwe boy iyo ni indirimbo imwe ya Betray kabisa navuga ngo yamuhaye Ego. cyitwa Spotlight akaba ari n'indirimbo amenyekanyeho cyane yabashije no kumwubakira ibindi bintu byinshi turaza ko tuyigarukaho rero Ego. turebereho byinshi cyane kabisa ngira ngo turi buze no kugaruka ku yihe nkuru turaza kugaruka ku yindi nkuru y'abakinnyi ba filime cyangwa se filime zatoranyijwe kuba zizahagararira u Rwanda muri Afurika Mashariki. iyi ngiyi akaba ari festival yitiriwe Mashariki Film Festival 2025 2025 2025 yewe gagazi numvise aka kantu abantu bari kukavuga avuga ati ariko why ubundi Why byatangiriye not? kuri 2020 2020 noneho ubwo si ubwo tugeze 2021 2021 2022 ubu noneho tugeze 2025 ampaye nka 2026 ubwo 2030 tuzavuga ngo ki 2030 yego nuko nguko nuko biba bimeze none rero turaza kuba tugaruka kuri iyo navuga kuri iyo festival ikomeye cyane akaba ari festival ya filime serukiramuco rero rya sinema Mashariki Africa Film Festival bakunze gusoma MAF cyangwa se MIFF sibyo yego nuko nguko wenda twavuga turuze ko batugarukaho rero ibyo bintu byinshi cyane ariko tutirengagije ya nkuru se iriya nkuru yo tugomba kuyigarukaho tutitaye ko waboyi n'umusamaya iyo ndimo gusengesha dandiro dararunguruka ibyo kwa birundisha iryo jwi inkoni ya Mose ibize iryo jwi mbabarira uceceke nabonye inkoni ya Mose izenguruka by the way ntabwo rigeze nekada birabiro sinkabibone n'abantu ubwo wari wifashe ku mazi nabyumvishe wabyumvishe ntabwo wabibona nubwo mfite amaso yo kubireba reka shwi ibyo ngibyo n'iririje ubireba umunsi ku munsi ubwo nari nabaye landlord narongorotse barabanje bashyiraho amarido naho wari guca abanje ubundi yari amaze kubimenya ko landlord ahita aza
yari landlord yajyaga arunguruka buriya noneho bamwigiye imiti n'imitwe umujene yagiye kugira ibyo yikorera birangije abwira nyamukobwa aramubwira ati nyabuna baratubona ati humura landlord ntago atubona landlord ntago ahari ariko landlord yari yatembereye iriya moza oya shara wabo yagiye gushyiraho amarido ntabwo yari bubyemera turi buze rero kuba nayo tugaruka kabisa turi buze kuba tugaruka ku ibyo ngibyo turaza gutangira n'iyi nkuru y'umuraperi wacu uzwi cyane mu Rwanda Bitre afite amateka menshi, afite indirimbo nyinshi, arazwi cyane ku njyana ya hip hop mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Turaza kugaruka kuri iyi nkuru rero igaragaza buryo ki yaretse Bruce. Ibaze gusiga Bruce reka tuyishyire muri capital letters. Bruce ako in English aka kantu ndakazi cyane bavuga bursary. You understand? Bursary ubwo turayishyiraho binini kubera yuko ko ni ikintu kiba kiremereye mw'abantu mwe sibyo? Because iyo buriya kaminuza reka twinjire wenda mu nkuru gatoya tubanze wenda numvisha aba bantu uburemere bw'icyo bita Bruce. Bruce ubundi murabizi neza ko ni imfashanyo yo kwiga itangwa na leta ku banyeshuri batsinze kurusha abandi. Urangije secondary yawe maybe wize amasomo agiye atandukanye yaba imyuga yaba n'amasomo aya ngaya ya science, amasomo yariyo yose ubundi urangije ukarangiza senior 6 ugaperforminga well cyangwa se ugaperforminga neza ugashimwa na leta ko yagufasha, byanga bikunda leta ibigomba kugira gute ko kublessinga ikagufasha ukagendera kuri iyo mfashanyo. Abandi cyagiye batanga wenda amafaranga menshi wowe ukagira wenda ugahabwa ukigira ku buntu iyo ngaho ari ubuntu leta ibikwishyurira ntumenya ngo yishyuwe ryari, wowe ubona ubyuka ujya ku ishuri ariko nyine ntumenya ngo yishyuwe ryari cyangwa se ngo byagenze bite sibyo? upfa ukwezi kurangira winjira mu kundi utazi ukuntu byishyuwe, wowe ubona ujya ku ishuri gusa igihembwe kirangira ukabona urinjira ukabona bari kuguha ibikoresho byose ariko uzanga nta kintu uri kwishyura. Noneho uza akantu gakomeye buri kwezi kuri telefone yawe you have received ibihumbi 40 utakoreye ni hahandi bavuga ngo mu Rwanda twiga tugira gute twinjiza ibihumbi 40 biriyandika sibyo? Iyo ngiyo rero akaba ari inkunga ubuzishyura mu gihe urangije kwiga sibyo? Ibyo byabaye kuri mujene wacu Betray afata bursary bro, afata iyo Bruce uhabwa na leta, aratsinda ahabwa Bruce. Ariko muri iyi nkuru ntago ikintu gitangaje ari uko yahawe Bruce. Wenda Bruce yarayihawe turabibona yego, ariko ntago ari ikintu gitangaje wenda, ahubwo ikintu cyaje kudutangaza yego kwanga iyo Bruce ugakurikira umuziki. Wabikora se wowe? Nshobora kubitekereza ariko ntabwo wabishyira mu bikorwa. Nshobora no kubitekereza nkareba ukuntu byashyirwa mu bikorwa ariko iwacu nzi ngo nahita nshaka ahubwo yari afite n'ababyeyi bakomeye buriya. Afite ababyeyi bakomeye cyane. Ibaza umubyeyi ushobora kumva ngo waretse Bruce kuko hari arega icyemezo leta iba yafashe, iba yavuze ati uyu muntu twamuhisemo mu bashoboye ko yagenda kuduhagararira akongera ubumenyi, yamara kongera ubumenyi akaza ubwo bumenyi akabusangiza bagenzi be, ubundi tukagura igihugu sibyo? Byose arabisesa, cya cyizere cya leta yego, icy'ababyeyi, icy'ubumenyi ndetse icy'akazi yakoze ko kugira ngo abashe kuza. None bibaza abanyeshuri biganye bari bayibuze bayikeneye abahita bagira agahinda. So byumva se ni nk'ako kanya agahinda kahita kagira gute rwaracoma kabisa. Betray ngira ngo turi kuvuga muramuzi, ni waririmbye ni Tweboy sibyo? Yaririmbye afite navuga album yiswe 250 sibyo? Ni album nziza cyane
abantu mukwiye kugira gute kuzatega amatwi gutega amatwi mukayumva sibyo no betray none ikintu gitangaje yego ndashaka kutubwire niki cyatumye uyu betray ahari ibyo byose ariko ibyo byose yagombwaga ubundi yarakurikiye iki ni ikintu gitangaje n'umubyeyi ubwe adashobora guhita yumva guys ni ibindi bindi ntabwo wambwira buryo ki usobanurira umubyeyi ngo njyewe ndetse Bruce ndetse kwiga yego ninjiye mu muziki winjiye mu muziki noneho ibaze ababyeyi ba Afurika bro winjiye mu umuziki wa Afurika imyumvire y'ababyeyi bacu ku muziki baba bumva bayikirara bibaye birangiye ukamubwira uti mama papa rwose ababyeyi banjye muri kubona ko byanga bikunda njyewe kwiga ntabwo bigishobotse ubu ngubu ikintu gihari ni uko ngomba kugira gute ngomba kuba nagira gute nakerekeza inzira yo gukora umuziki byanga bikunda uyu betray ntabwo ubuze amafaranga y'ishuri ntabwo yabuze amafaranga yo kwishyurirwa ntabwo abuze yo kurya ntabwo yabuze ibikoresho ntiyabuze igikoresho nta kibazo na kimwe afite yego njyewe ninjiye inzira y'umuziki ati byanga bikunda njyewe betray banca mu muryango kinya trap ku mugongo ngomba kugira gute kujya mu muziki ngomba kujya mu muziki urumva rero ni ikintu gikomeye cyane ati nabwiye data kwita ku bandi bavandimwe iyi nteruro noneho yo ibikuriyeho kimwe ibaze noneho ubwiye data aravuga ati papa ngewe kwiga n'ibindi bintu byose wantagaho sibyo ugenda ubite ku bavandimwe bawe genda ubite ku bavandimwe ubibateho ngewe undeke ubunekeye inzira y'umuziki ni nkaho uswa bakubwira ati genda ubimbwa kuko kubera ko icyo gihe ntabwo abantu bumvaga umuziki kumubwira umuntu umuziki yari cyo kintu usibye n'icyo gihe umubyeyi w'umunyafurika icyo kintu mentalite yo baba bafite mu mutwe wabo ku rundi rwego for my side kuri iki gihe kugira ngo umubyeyi abyumve ni ibintu biri easy very easy ubu ngubu kubera bimaze kuba sibyo kubera ko barabizi ko umuntu agenda ku Nyundo agafata amashuri ye ari kwiga music akaza akayikora ikamubeshaho sibyo murabazi bano bapeti ba Okama sibyo urabazi ba uyu Kevin Kade sibyo abo ni bamwe mu bantu urabazi bano Symphony Band benshi bagiye biga umuziki kandi urabatunga so iki gihe biroroshye kubyumva ariko mu gihe cya betray ibaze noneho mu gihe cya betray ariko si kera cyane nekereza ni za 2000 ni nka 2010 ubu basa baroro modobe bari bandi ni nka 2010 buriya cyangwa 2011 na 2 ubu sa baroro modobe wenda yavuga ngo arereka umubyeyi ni bandi ahubwo we uzi ikintu gitangaje iyo ukurikije injyana baririmba sibyo usanga ari za njyana bagombaga kugenda bakarebera kuri bano banyamerika baririmbaga zino drill sibyo cyangwa se ibintu bijyanye n'amadrill cyane aribo ba Migos abantu nk'abariya nibo wari gusanga aribo barora modo babo cyane nibo bari abarora modo kuko nibo bari mu muziki muri icyo gihe nibo bari mu muziki none ujyanye n'izi njyana za bakinya trap za kibura ntekereza ko inspiration nyinshi bagiye bazikura hariya ba Tiger ibintu baririmbaga sibyo ntekereza ko ari barabagiye bakurikira rwose ubwo rero arabwati rero barumuna banjye ugenda ubiteho pe ibyo ati papa njyewe ngiye mu muziki ita ku bavandimwe ahubwo yari yaranihaze ita ku bavandimwe ibyo bintu ugiye kubibwira umubyeyi wallahi ni ikintu gikomeye cyane uzi ko ahita yumva wasaze ndibaza ndi nk'umubyeyi umwana ari kumbwira ibyo bintu kuko umwana wanjye numvaga azaba nde pasiteri numvaga umwana wanjye azaba wenda umuganga ukomeye azaba dogiteri azaba generali ubundi ababyeyi baba barishyizemo abadogita abaroya ugasanga rero ni ikintu kiri buzi kuba kigize gute ni ikintu kiraza kugorana ibyo byose rero ibyo byose umubyeyi arabyirengagije amaze kubyirengagiza
amuha go ahead. ariko buriya yayikuye ku mutima ra Yeah. ni ukubura uko agira yari yabuze ntacyo yari buhindure yabonye nta kindi kintu ari buhindure, aravuga ati ni umuntu ukuze, icyo ni icya mbere. Umuntu ugiye kujya university aba ari umuntu ukuze cyane cyane ko yaragiye no kujya kuri University y'i Kigali. University y'i Kigali birimo ibintu byinshi cyane, yaragiye kujya hano Kigali, IPRC Kigali, sibyo hano Kicukiro gatoya, murahaza abantu benshi. Hari hafi muri Eto, sibyo ni muri Eto n'ubundi, kuko IPRC University yubatse muri Eto n'ubundi hagati, sibyo. Ubwo rero bishatse kuvuga ngo hari n'ahantu yari buba ari kwitara noneho bifatika kenera kujya muri studio amanuka gatoya cyane ko ari naho Green Fairy Music yari iri, kandi ariyo yamwoheje. yagezeyo akibibona abonye Green Fairy aravuga ngo ntabwo nabifatanya, ahita afata umwanzuro umwe. Ese ni twebwe ngaho nguko rero uyu nguyu bamwita Betray. Ubwo rero uyu muhungu ntiriye somo yagusigira nyabuna, ni ugufata umwanzuro nyawo, ntiwisubireho nyawo. Ugendeye kuki? Ugendeye ku marangamutima yawe, ugendeye ku mpano ufite. Amarangamutima yakuyobya. Ugendeye ku mpano ufite biragaragara yuko we byamuhiriye, ariko wowe ushobora gufata uwo mwanzuro bro, ikanga ukagerayo bikakubera ishazi, ugatangira kwibaza ngo iyo mbimenya ngakora ya Bruce, ngafata ya Bruce. Man, uzi ikintu gitangaje, umujendeje muravuye mu Fransa we. Avuye mu Fransa Betray kabisa. Kandi avuye mu bitaramo yari kumwe na Blue de France ngira ngo. Kandi nanone yigeze kuba avuye nabyo ibintu by'ibitaramo cyane ari kumwe na Bushara. So urumva ibintu byazanye umusaruro, sibyo? Ubwo yeganeye n'itangazamakuru rero bihagije. Icyiza cyo ni uko ikintu yakoze we ageze muri uyu muziki yawufashe nk'ishuri rya kabiri. Yego, ntabwo yabifashe nk'ukundi, ahubwo we cyane ko yagiye no kwiga nanone yavuze ko yagiye kwiga kugira ngo arebe ko byagenda neza. Yavuganye n'itangazamakuru avuga ati umuraperi Betray, umwe mu bahanzi bamenyekanye cyane muri Green Fairy, yasobanuye urugendo rwe rwatangiye nk'inzozi z'umwana. Avuga uburyo yahisemo inzira y'umuziki akiri mu mashuri yisumbuye, ndetse n'uburyo yabwiye se ko agiye kwikorera umuziki akamusigira inshingano zo kwita ku bandi bavandimwe be. Mu buhamya bwe Betray yabwiye Inyarwanda ko urukundo rw'umuziki rwatangiye akiri i Nyamirambo. Ni umwana w'inyamirambo. Nyamirambo kwifishi. Nyamirambo rero ni kwifishi. Kwifishi ntabwo ari yanjye. Ntabwo ari yawe. Nahe kwifishi ya Betray. Dusoje abo kwifishi iwanyu. Yego. Reka tubasuhuze. Agiye abambwiye ko bosuza ngo ikine banabyibagiwe. Urabyibuka se? Western Uganda turabasuhuje, twabaramuzi. Urambeshye ntabwo nabisubiramo, twakomeje. Bisubiramo bazi. Ntabwo nabishobora, none izuwe nagumiye. Twabaramuzi. Amaye, yewe. Nuko gushyiriraho udushushanyo. Nuko kugenda ushyiraho dufite n'amahembe kugira ngo bisubiremo. Okay. Mu buhamya bwa Betray yabwiye Inyarwanda ko urukundo rw'umuziki rwatangiye akiri i Nyamirambo, aho yanditse indirimbo ye ya mbere ubwo yari muri karitsiye y'iwabo. Yego. Arimo yigendera rwose umujene atakaririmbo. Atakaririmbo nkakandika. Ko nanjye nanditse indirimbo nicaye mu nzu iwacu. Iri hehe? Iri mu ikayi. Nanditse indirimbo icyo gihe nari. Ubwo se yari ijyanye n'iki? N'urukundo. Ntabwo byanungura. Icyo gihe nari ndi muri high school. Ubuse kuri si. Ndi muri high school love icyo gihe. Suje umukobwa nakundaga muri secondaire. Ni Love Bird, ubwo tuba tubita Love Birds. Ego. Yariko.
wivuga ibyo bintu wabuze ubuduwe bwo sinamuterete wasanga bakinkunda muracyakundana ni nka ya ndirimbo turacyakundana ntabwo iyo ngiyo muracyakundana wowe nawe ubwo ntabwo tugikundana kandi uvuze ngo yakwemera yanyemera wenda ariko ntabwo mbizi nanjye nayo mpamvu navuze ati wenda yanyemera turamusuhuje uwo mukobwa ari kuntera agahinda bari kunyurira ngo uyu munsi ni umunsi wa Singles Day udahari koko turagushuje aho uri hose Junior yabaye single please watwandikira muri comment section cyangwa asesa gifite nomero yawe ari nzakuririmbira ngo sinyiri single ayo single ndi kukubwira ko ntakiri single man kandi igihe gitoya nari nje nzaba mfite ndi na ndabyishimiye kuba ndi single nzaba ndi na serious kukurenza nje ndabyishimiye nzahita nkukubitamo na invitation kokanya sha ndumva ngombuye gutaha igikwe pe mubwira ati shaka ahantu mwana tubanze twambika umwana impeta sibyo ubundi niturangiza muri aho nzaba mari nzaba ndi imbere cyane ndi na seriye cyane ibaze yego ibaze ku bukwe bwawe ibaze ubyutse ugasanga wakoze ubukwe reka twikomereze inkuru yacu komereze na Betray ati kera nakoze indirimbo ndi muri karitsiye iwacu koko i Nyamirambo yego habaga kuko i Nyamirambo habaga studio hari inshuti yanjye yitwaga Fiz utagihari amwita Fiz yaratambutse rwose rest in peace inshuti yacu twese yego ariko niwe wafashe inshuti yanjye yitwaga Fiz utagihari ariko niwe wafashe amajwi ya mbere bwa mbere nyuma nsubira ku ishuri mu mashuri yisumbuye icyo gihe nabwiye abana twiganaga ngo nje nikorera umuziki kandi mfite imana urumva yageze mu kigo ahita umusitari ahita umusitari ariko mujya mubona ukuntu baba batambuka uzi ku ishuri kuko inifomu kameze neza ari gutambuka agakeci none indeba bariba agakeci ni agakungu kukagira umwana azafata shimi mu mutwe fizike chemistry azamenya gufunga ivisi ry'imodoka rigafata nibibaho aba yabaye umusitari biba azakanda imashini rimwe kabiri gatatu buta atarayicengezamo imbere Jesus hari abantu rero wa mugani wa Betray baba bakwiye gufata umwanzuro hakiri kare ukavuga ati nyabuna ibi bintu ndabona ntazabishobora aho guta umwanya muri iryo shuri kugira ngo ibi bintu by'ishuri njye kubyangiza no kubihohotera noneho no kugumura abanyeshuri kabisa nindangiza ngumura abanyeshuri naniza ababyeyi ntabihagarika nkahita mfata umwanzuro nkajya mu byo ashoboye ariyo mpamvu hari n'imyuga cyane ikatire mu mwuga wowe wumva ushoboye wowe ugende gusa witurize wipowere ako kantu tukumva kimwe cyane yego yongeraho ko mu mwaka wa 2014 ubwo ariyo 2014 yego aribwo yafashe umwanzuro ukomeye wo kwinjira mu muziki nk'umwuga ati nibwo navuze ko nazongera gukora ikindi kintu uretse umuziki nabonaga ibindi bintu bidashoboka muri icyo gihe ngo yahisemo no gusaba se kumwemerera kugera ku nzozi ze amubwira ko azatangira ubuzima bwe bushya mu muziki yego ati nabwiye data ko azita ku bandi bana njyewe nkajya kwikorera umuziki abavandimwe akaba aribo yishyurira amashuri yego musezeranya ko njye nzamuzanira amafaranga avuye mu muziki nibwo nafashe icyo cyemezo ariko wenda tukiri aho ngaho sibyo iyi ni ambisiyo ikomeye sibyo iyi ni dreams ikomeye iyi ni decision ni umwanzuro ukomeye strong nimvuga strong decision wumva icyo ari cyo wenda tudasubiye ku rwenya n'ibiki wenda twavuga yego
uyu mugabo afite umutima ukomeye. Nutekereza umuntu wagiye gufata ibi bintu, ni nko gufata ubuzima bwawe ukabusheta, wamara kubusheta ukizeza ab'iwanyu bose kugiye kubabera igitambo, ukavuga uti ngiye kujya muri ibi bintu, nibishya bizashya, nibikunda tuzabaho neza, sibyo? Ati rero mubyeyi ngusezeranyije amafaranga mu muziki. Agatinyuka akabibwira umubyeyi. Ntago Betrayal ari kuza mu ibi bintu akina, atazi neza ko bizakunda cyangwa bigiye gushya noneho akandagara sazi. Guys, ntago Betrayal ari kuza mu ibi bintu akina. Mutajya mubona abajene bihiringa, abajene bakora, nimurangiza ngo mupfe kuza nyine ngo ngwiki. Baba barababaye bro. Aba yarababaye. Umujene aba afite intego ze. Umujene aba azi icyo ashaka kugeraho. Aza afite impamvu. Ushobora gukina ngo Lil yazanye umunwa, sibyo? Ntawamenye icyazanye. Uzi ari iki kintu kimurimo muri we kiri inyuma. Guys, niyo mpamvu buriya dukwiye kwitondera buri wese mu kintu arimo. Aho yamuvuge nabi, you can support him or her, sibyo, mu gihe cya nyacyo. Kandi binegeza ko aricyo kintu cy'ingenzi ubundi cyane. Ubundi gufata umwanzuro nicyo kigeze. Uyu mwanzuro wa Betray wigishe buri muntu wese. Nta kindi kintu cyatumye tuvuga ati inkuru reka tuze kuyiganiraho. Ni wumva uyu mwanzuro Betray yafashe, ni umwanzuro ukomeye cyane muri iyi myidagaduro, bigoye kubona umwana ukiri mutoya cyangwa se wenda umuhanzi, umukinnyi wa filime, umunyamakuru n'abandi benshi batandukanye bashobora gufata uyu mwanzuro. Biragoranye. Ushobora kugera hano ugashya burundu. Bikanga nako wari ufite ahubwo kakavaho. Ibaze noneho. Ibaze ariko yashye. Yaritesheje Bruce. Yari buvuga iki? Yari bujye kwande? Uyu mujene Betray yari kuzapfa ari wanda uvuga ati ninjye wiyishe, ninjye wizize. Ariko uyu munsi wa none avuga ati wow, I'm bad man. Umuntu wa danje, sibyo? Urumva rero decision ijyana na action, sibyo? Buriya ibikorwa yakoze mu gutangira, habayeho kwitanga, habayeho imvune zikomeye, habayeho gusunika, habayeho gucika. Ubundi kuba yarafashe uriya mwanzuro ukomeye kuri iyi, byo byonyine byari ishuri. Buriya hari filime yitwa Mukristo, sinzi ni wiyizi. Ni filime bakunze gukina bereka umuntu kuntu ibyaha biremereye kugira ngo Yesu abiguture. Mwana agera ahantu hagoye, anyura mu bikuntu bikomeye cyane. Dore amasasu, dore isayo, dore icyitwa imiheto iramuca mu mutwe, dore abateka mutwe, dore ewana nuko hatari amafaranga nayo yari kujya agenda n'ibiki byose bikagenda. Biriya ni byo umuntu acamo kugira ngo azagere kuri decision ye. Guys, ibi kugera ku ntego yawe bro. Ibi byose Betray yabinyuzemo, ariko ntekereza ko na nubu aracyabinyuramo kuko simpamya ko aragera ko handi yifuza kugera. Ariko aho ageze biragaragaza imbere heza. Imbere heza. Tangiye kwategura. Music. Ibaze none we yemera Bruce bigapfira rimwe nabyo. Rwandan musician, ni mwebwe ndikubwira. Si namwe aba musician gusa, n'abandi mwese. N'abanyarwanda muri rusange. Mwese. Ni ujya gufata icyitwa umwanzuro ku kintu cyawe. I told you icara banze. Uwo mwanzuro nibiramuka wanabaye wawufashe. Udefending, urwanirire. Kugira ngo utazana gusebya. Hangano. Uyu munsi biranga, ushobora Betray bya indirimbo ya mbere yarayikoze bikanga, akavuga ati ndapfuye none mama yanjye. Kila mani ungi ukunda kuvuga ngo mama yangu. Akongera ya kabiri kanga, gatatu kanga, kane kanga, gatanu ni twebwe ikaze. Igafata Abanyarwanda mukayimenya. Mwayimenya
full package noneho tudubiza bikaba birabaye music ibitaramo hubu mu Rwanda after po Betray Rwanda rumaje kuba rutoya hanze y'u Rwanda hubu uyu munsi wa none turaje dutangire kumva noneho ni ikintu bita collaboration nziza cyane zikomeye za Betray ntago zabura. so navuga ati congratulations kuri uyu musani arabikwiye pe arabikwiye kabisa arabikwiye reka dukomeze rero turebe neza kuno twasoza ino nkuru. Betray avuga ko ubwo yafataga uyu mwanzuro yari amaze kubona Bruce yo kwiga muri Eto Kicukiro, ariko aho ayo mahirwe yagombaga kumugeza mu ishuri niho yahuriye n'iyindi nzira yo kwinjira muri studio ya Green Ferry yari hafi yaho. Ati umunsi umwe nari maze iminsi nyayo ndareba kuri studio nubwo nagombaga kwiga muri Eto Kicukiro sinigeze njya kwiga. Nibyo twabwiraga cyane kabisa cyane. Uwo munsi yahisemo gushyira imbaraga mu muziki aho kwibanda ku masomo yari yarahawemo Bruce. Yemeza ko yahisemo kumenya byinshi bijyanye n'imitwarire n'imikorere y'umuhanzi wabigize umwuga. Abishimangira avuga ati sinahagaritse ishuri, nagiye kwiga umuziki, niga uko nitwara mu muziki, uko nzawubyaza umusaruro, uko nzagira umuryango ku buryo n'igihugu ngenda nkagishyira mu bikorwa byanjye. akareka kugira akamaro wenyine ahubwo akagirira akamaro n'igihugu. Uyu mujene man uyu mwanzuro yari afite intego. Guys, mujye mwumva imyanzuro iremere, mujye mwumva imyanzuro nk'iyo ngiyo niyo tuba dukeneye, akagirira umumaro ababyeyi, igihugu ndetse nawe. Yego, urumva byose yabishyiraga hamwe. Guys, njye narababwiye ngo buriya ikintu cya mbere kigora gutekereza, wamara gutekereza ugafata iki umwanzuro. Buri kintu cyose kigira iki kirashoboka, nta kidashoboka. Ntihazagira umuntu ukubeshya mwa bantu mwe, ibintu byose buriya bigira gute birashoboka. Ubwo rero nawe uri umuhanzi, ibyo waba ukora byose, ariko ndababwiza ukuri ko umwanzuro uzafata ni uzakugira uriwe. Ngayo nguko rero umunyemerere umwana w'umuhungu mbasimbutse cyane mbatarabukane mbagushe ku nkuru kabisa. Akaba ari inkuru ndibuvuge, ariko ntago ari inkuru ndibutindeho cyane kubera yuko amasaha yanjye arimo agenda ambwira ngo gira vuba utange studio, gira vuba ube usohoka kabisa. Abakinnyi bakomeye rero ba filime zikomeye hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda harimo abakinnyi nka Niyitegeka Gracian, hakaba harimo uwitwa Niyitegeka Gracian nibagiwe ni Sebirikoko cyangwa se Papa Sava. Yamenyekanye rero muri iyi filime yitwa Papa Sava. N'ubundi hari uwitwa Mugisha Emmanuel, uyiramuzi se ni Clapton Kibonka, umusinzi ruharwa. Umusinzi OG ubundi se waba hari ukabura gusinda toka kure. Hariya se hakorerwa inzoga. Natasha Ndahiro, Natasha Ndahiro wa mukobwa uzi gusomana cyane. Akaba Nyambo Jessica, umukobwa mwiza w'inzobe, nicyo kintu muziho. Aritonda Nyambo, aritonda, asa nk'uwitonda mo gace. Asa nk'uwitonda, urakoze cyane. Asa nk'uwitonda. Ibyo rekera aho. Mbizi iyo mvuga ko Gakwaya Celestine, uyu nayo yamamaye muri filime nka Nkaka, ndetse n'uwitwa Niyo Nshuti Yannick. Uyu ntago umuzi, bamwita Killaman. Ndaboze Killaman. Bashyizwe ku rutonde rero rw'abantu bafite filime zizerekanwa mu iseruka muco rya Mashariki
riri kuba ku nshuro ya 11 ariko njye ntasomye n'ibindi bintu byinshi cyane sibyo Africa Mashariki Festival na Africa Mashariki Festival akaba ari festival cyangwa se ni serukamuco rya filime ya mashariki hano mu Rwanda ni naho rizabera ngira ngo maze igihe kinini hazerekanwamo filime nyinshi z'aba Nigeria iz'abanya Chad n'iz'abandi n'ahandi hantu henshi cyane so ntabwo ari ibintu ndibuze gutindamo cyane ariko ikintu nshaka kwibaza zatangira harya muri uko kwa 11 yego nejo ubundi mu kwa 11 ngira ngo 22 kugera 29 Ugushyingo urumva koko ni ibintu bizamara igihe kinini tuzinjoyinga rero tuzareba filime nyinshi muzabe muhari kugira ngo tubyine dutora abantu bacu ubundi tuzagisoze tumeze neza cyane ariko bishatse kuvuga njye nibaza iyi Africa Mashariki ijya guhitamo filime wenda birashoboka ko bafite ibintu byinshi bagendera maybe bashobora kuba bagendera kuri content sibyo bagendera ku bijyanye n'imikorere n'imitunganyirize ya filime bakagendera no kuri karite z'ibikoresho n'ibindi bintu bigiye bitandukanye ariko sinibaza impamvu batagendera ku bigize filime zikurikirwa zirebwa kubera yuko impamvu iki kintu nyigarutseho hari nka filime yitwa Inzira y'Umusaraba ntigeze mbona mu hano sibyo nyirayo yitwa Apollinaire sibyo kubera iki uyu mugabo ataje muri iyi filime uyu munsi urebe nk'agace kamazeho igihe gitoya gafite abantu basaga 180 na birenga bishatse kuvuga ngo iyi ngiyi ni filime abanyarwanda bamaje gukunda Inzira y'Umusaraba nta muntu utayizi iyo uvuze Inzira y'Umusaraba nta muntu utanayivuga ahubwo ahantu hose abana ni filime ifite ama episode yagiye agera muri za 2,500,000 niyo filime nekereza mu Rwanda ishobora kuba yararebwe bikomeye sibyo izindi ziye ziri mu bihumbi 800 900 ibihumbi 100 ku buryo nta filime nimwe ushobora gusanga iri mu bihumbi 90-80 sibyo bishatse kuvuga iki rero bishatse kuvuga ngo ahantu mu kubatora habamo ibindi bintu bagenderaho tugaruke kuri bagendera ku biye bintu tudashobora kuba tuzi basi in comment section guys mudusobanurira ibyo bintu kuko njyewe mbonye n'umuntu wo muri Africa Mashariki nawe inviting akaza kicana akabisobanurira abantu byaba ari sawa kuko bino bintu ntabwo byumvikana wenda na ziriya filime zaba bashyizemo bose wenda zirarebwa ariko ntabwo ari ku kigero kimwe nk'iriya ndagira ngo tugaruke cyane ku nshuro ya mbere njye narakubajije nti mu gutora aba bantu dukanda akanyenyeri tugashyiraho amafaranga wamara gukanda ugashyiraho amafaranga ayo mafaranga ntabwo mujye mudutangariza icyo akoreshwa ahajya akoreshwa iki yego ahabwa se uwo watoye afashwa se gukora muri festival muri icyo gitaramo bigenda bite twe ntabwo twanga kuyatanga ariko mudusobanurire akoreshwa iki none bigeze no mu bakinnyi bigeze no mu mafilime saza no gusapotinga filime nyarwanda tubimenye kubasapotinga ze ari ukubasapotinga nta nayo twatanga kubera yuko kugira ngo bajye gukora ziriya filime ubwabo barishoboye baba bayafite kuyaturusha ahubwo ahubwo icyo bakeneye festival nk'izi ngizi nta kibazo mwebwe b'abashoramari muzane idea kuko nk'ako kantu nibi ayo mafaranga agenda agakora muri izo idea zanyu aho twayatanga ibyo birumvikana kugira ngo bya bintu bya bikomeze kugira agaciro sibyo nuwa kompese akagira filime iri hejuru agire gute getting money nanone ngarutse kuri ibi bintu mu bijyanye no gutora iki filime mu bijyanye no gutora izo muzerekana nibyo Kiramana akora filime wow ni byiza cyane sibyo bakarize wakarisa nzira ni filime nziza right ariko hari nk'abantu hano ntari kubonamo rwose bagakwiye hari abantu bakwiye kuba bari imbere sibyo bari imbere cyane ko hari kuntu numvishe ngo hari cyangwa hazamo bya arambabarire da ntacyo mvuze ariko amakenga yo turayafite ibyo bintu nabyo bikwiye gukurikiranwa haguze ubwo hari igihe mbona ribu nta hantu itazajya ribu yageze ubundi mu mupira w'amaguru igihe no kugera muri filime yeretse no muri filime mbona izajya no mu bindi birenze na filime ahubwo bitajyaga ariko birakwiye none se ko bitumvikana ahantu hose ikigo cy'ubugenzacyaha ubundi sinayo dusaba akazi muri ribu wagize bakaguha akazi ubundi tukareba babaye akazi se ubundi ukareba utuntu nikorera ntuguhita
uyu ibyo munwa wawe byose ujyanye muri ribu ngo byakomera ntabwo bagira nawe bajya bakohereza kuri tere iyi ndabaza abaribu benshi tujya duhura bari kuri tere tugahurira kuri tere wenda twagiye nko muri iwacu na muzika festival ugasanga nawe afite kamera kabisa yambaye imyenda ya ribu avuga ati nge ni umugenzacyaha ikigo cy'ubugenzacyaha congratulation kuri beats ya docteur ubwo rero byanga bikunda iri serukamuco rya sinema ni ryiza riteza imbere sinema nyarwanda ariko nk'abanyarwanda tuba dufite ibibazo byinshi turi kwibaza cyane tudasobanukiwe ababisobanukiwe mwaganye nko muri comment mugatayipinga mukatubwira muti ariko ashobora kuba ari mwebwe mudafite amakuru ahagije dore amakuru ngayo ugahita udushyiriraho mukadushyiriraho guhera ku ikuru rya mbere ariko tukayamanuka koko ntange naza umunwa si uwo mbuze umunwa ndawufite amatara ngaya yose araka kamera ngiziriya zose zirahari zibona sibyo kuvuga gusa ewana ubundi ukabimanuka mikoro ntago do ntiyavunika amamashini arahararaka nanjye naza nkicara hano intebe zimeze neza amasikirini ngariya ubundi nkicara hano nkabibwira abanyarwanda ba bandi bose babyibaza bakumva bakabona igisubizo cyabyo sibyo ubwo rero mba nanze kuvuga byinshi ariko ngira ngo ni serukamuco ryiza cyane mu Rwanda rero abakinnyi ba filime bakunzwe sibyo bagomba kuzaba bagaragara hariya cyane kandi abahagarariye abandi bamaje gutangazwa ngira ngo ndetse na filime z'abarimo bandi bafite imishinga yemewe ku rwego rwo kwerekanwa muri Afurika Mashariki ku rutonde rw'u Rwanda hariho nk'uwitwa Mizero Yves harimo afite filime yitwa Behind Series ni filime nziza cyane harimo witwa Benimana Ramadan uyu ni bamenya irafasha Sandra afite filime yitwa Umutima Umenetse hakaza Ingabire Apollinaire uyu nguyu ni wa wundi nakubwiraga inzira y'umusaraba izerekanwa ariko ntiri muzahagararira igihugu kubera ikiza ariko ubundi Fabiola Kimenyi Tito nawe afitemo iyitwa Umuruho wanjye umuruho rakarindagira umuruho wanjye umuruho we wowe ntabwo ari uwanjye umuruho we ubwo ni umuruho we iyo ngiyo ariko amazina aragoye kwimana umuruho wa Apple wowe nabivuga wabivuze umuruho we yego amwita Mumararungu Joyeuse Igihome uyu umumararungu nindi uyu simiki simbizi neza gusa sibyo Byukusenge Adeline ufite yitwa Family Issues iyi ni ya kera uwitwa Halorimana Obedi afite yitwa My Daughter na Tears of Love hakamo Nsabimana Eric Nsabi ubundi Nsabi niwe mukinnyi wa mbere Nsabi niwe mukinnyi asobanura Nsabi kuki batamushyizeho mana we Nsabi niwe mukinnyi wa mbere muri Africa Mashariki Festival bibe muri filime bizabe muri comedy hariho hose he's a number one always niko bigwiye he must agomba kuba uwa mbere agomba sibyo ntabwo ari ubusabe agomba kuba uwa mbere nataba uwa mbere muzadusubizayo twatoye yego rero wasanga utaranatoye njyewe se sha amafaranga tuba turi nayo batazakubeshya bazakurabure yego rero ngira ngo n'iki kintu nababwira kuri Africa Mashariki ariko mumenye ngo yahumuye tayari mwitegure mushyira hafi utweza turi muri countdown ubu tuntu kujya tugenda tubara kabisa turimo kubara nk'uko turimo kubara umwaka uyu we tuzawushumika ariko ndibutse nyabo ntabwo iminsi iragera ntabwo iragera izagera se ndabona idatsimbuka uzi ko ari itariki 11 uracyari mu nda
ndacyari mu nda ayaya ntabwo ndaba kuvuka agahinda ariko nizo kwa 10 ariko ubu mama afite ibibazo nyine ndamutera imigeri nubundi akavuyo kawe nta kavuyo ngira mubyeyi hangane n'ubundi none se wabigenza ute nuko cyemera nk'uko cyaje nuko byemera nk'uko byaje nuko by the way nuko kuko tuba tumeze rero reka mbonero no kubashimira cyane abantu twabanye by'umwihariko muri iki kiganiro ni Style Focus akaba ari nge host ndetse na Riri G uyu munsi wa none Riri G ngushimire kubana nanjye cyane muri iki kiganiro Yego nanjye ndagushimira kandi ndashimira n'abantu twabanye usibye ko hari akantu tugomba kugaruka turabizi pe iyi nkuru wenda iri viral cya kintu bita viral ahantu hose yego uzi ko wagira ngo ni imvura irimo kugwa we wa boy n'umusamalaya narigiye nayivuze nje ntabwo nayibagirwa ubundi nakwibagirwa ibindi ahubwo iyi nkuru ubundi uyiyihorera tukanayihorera ubuse tuyihorere ntuze tuyivugire icyo ubu ako n'ubundi ariko nari nkatangaye ari undi muntu uyivuze do si mwebwe bandi mwebwe bandi none se ubu yamanura mushinze iki yakoze iki se ntacyo yakoze none kuki uri gushaka ngo tumuvuge abandi se ko twabavuze none se ngo nuko nabonye ngo yasambanye n'umugore we nako ntabwo ari ubusambane none se buriya ni ubusambanyi ntabwo ari ubusambanyi kuriya se niko bita gusambana ntabwo mbizi nge ariko ikibazo dufite ikibazo twagize byari bikwiye ko tubona biriya bintu ko babishyira hanze se byari bikwiye ko bijya hanze se nuse ko babishyize hanze ni ikibazo noneho ni ukujya no mu byumba tugasesengura ibyo birabareba kuki mwebwe mutarebye ibibareba mukajya kureba itabareba mu gihe byageze hanze kuba byakozwe ntabwo bitureba kuba byabaye birabareba bafite gahunda babikoze yego ariko kuba bigeze hanze hari urubyiruko rutoya regara abana batoya barimo kubireba abana bato mwabibarinze umwana muto se ariko umwana muto na telefone kirazira kizira he kirazira uwo ni umuco wa ryari uwo ni umuco wa ryari wibuke ko abana b'iyi generation cyangwa se b'iki gihe basigaye bafata ama iPad ariyo bakoresha nka game bakina ama games none se bafata amatelefone niyo bigiraho wibuke ko hari online izi video ziri kuvugwa okay I understand abyumva ariko se izi video ziri kuvugwa wigeze ubona nk'umuntu wayipostinze nko kuri Instagram wigeze ubibona kuri Facebook ariko amashusho yarimo kugaragara birashoboka ko full video footage yose ntabwo irimo kugaragara birashoboka ko DM yawe ya WhatsApp ishobora kubireba sibyo ntabwo ari kuvuga ngo birashoboka ariko amafoto kuri social media amafoto ntabwo mvuze footage full footage se ubundi bayoboye ko hari n'imbuga zigira izo baraziyobewe mu defending oya amano rata Messi kubyo wakoze ushaka ko tubivuga ahubwo oya suko urashaka ko tubivuga gute ndashaka kumbwira ni ikibazo kiri ikibazo njyewe ikibazo nakubwiye ikibazo ntabwo ari uko wenda yamano ari kumwe n'uwo mugore we ndabyumva ikibazo ntabwo ari uko ikibazo ni video yafashwe ikajya hanze yagiye hanze itubundi yagiye hanze ite none se reka nkubaza none se basi n'indirimbo nshyashya dusohoreye telefone yawe nyifata inshuro zingahe nyinshi ubu ikintu kirimo ikibazo rero ikibazo utarimo kumva ni ugufata video nicyo kibazo ikibazo ni uko atari muri jewe ndi kumwe n'umugore wanjye sibyo mu cyumba cyacu hariya aba ari nka paradizo yacu iyo muri paradise twemerewe gukora everything nawe wabahakanyije ariko sibyo and turabyemera no kuba twashyira hariya video tukabikora ariko tukabishyira muri phone yacu none iyo phone yabo byavuyemo bite nyine naguhaye urugero nyine byavuyemo bite naguhaye urugero twebwe se dukeneye kubibona kweli I understand naguhaye urugero sibyo niba nkuhaye urugero wowe bwawe njya mfata telefone yawe gutya sibyo suriya nk'ifoto irimo nkaba narayishatse ubwo ubwiye se mwana Riri G wazampashe kwaka gafoto
none uwayishyize hanze Uretse no video kuvuga ngo- uwayishyize hanze video yari yarayishatse se yarabizi oya ko uretse no bayifata kuvuga ngo kukagusaba sinirwe nkanagusaba sibyo Ah. narangiza nkajya muri phone yawe like nkahita nkohereza hehe on Ya, my ibyo DM. ushaka kuvuga You ndabyumva understand ahubwo wowe ikintu Ahubwo- utarimo gusobanukirwa ni kimwe ahantu nshaka kukwereka hari ikibazo aha sibyo ah, nshaka kukwereka ko ikibazo kitari kuri ya mpano yego kuko ya mpano ubwe ntiyafata video ngira ngo ayishyire hanze eh, kuko iriya ni video y'ibanga yabo we na madamu we sibyo ah, ahubwo nyiri gufata video akayishyira hanze nyiri kumwiba iyo video ubu niwe twagakwiye kugaya muri mind urabizi neza ko atayishyiriye hanze se wowe wayishyira hanze Jese ndiwe ntago oya Jese ntago ndiwe bishoboka ntago bishoboka ari nawe ubwawe ntiwabishobora sibyo dufiteho ntabwo ya mpano yafata video nk'iriya ngo ayishyire hanze ni umuhanzi sibyo kandi umuhanzi aba ari umu-influencer umuhanzi afatirwaho urugero n'abantu benshi cyane sibyo maybe ko binashoboka ariko ntago ntekereza ko iki cyaba ari cyo gihe ko ya mpano akora ibyo bintu ngibyo sibyo yaba bikoze ngo bigende gute abanyarwanda already bamaze kumukunda bamaze kubona ibyo ashoboye sibyo abanyarwanda bamaze kumubonamo icyizere n'ubushobozi nose ubwo yamana yabagaruka gukora ibintu nk'ibyo ahubwo bishatse kuvuga ngo ba bantu muri bo ubwabo iyo bafite ikibazo nkanjye nje nka kwiba ikintu mu ntuza yawe muri iyi phone yawe naba mfite ikibazo waba ufite ikibazo ubwo abo bantu nabo ubwo bafite bwenge. ikibazo ahubwo abanyarwanda sibyo mwige gukipinga iyo phone neza niba ufite ibintu byawe by'ibanga keep it ahubwo bige no kutizera keep it phone igira password ushobora password gushyiramo basigaye password bazikuramo bro no umuntu arakureba wenda ufitemo pattern mu masegonda akabona pattern yawe ndabyumva password wenda birashoboka ko yayikuramo ariko umenye ko phone ifite ububiko buri safe ase ubundi ubumuha phone yawe yiki ahubwo nawe phone Sibyo. yanjye kanyigize hiye ego humura ubwo nawe wasanga harimo amani nahamutse harimo amani Harimo amani. wowe ngayo nguko rero ni uwo waboyi wanyu umusamaraya wanyu rwose ku ndirimbo nziza cyane aherutse gushyira hanze ifite ibihumbi bigera kuri 88 niba atari arinda no gusohora 9 album ariko rifite EP ni EP icyo EP, bita EP. extended ubwo rero icyo bishatse kuvuga ni uko twamwihanganisha ya manu by the way sibyo? ihangane ihangana ugire kwihangana musani bibaho ukomere kandi witurize ureke kujya kubasubiza nujya kubasubiza biraba birebire icyo nakubwira ni uko ugomba kwituriza njyewe ni naho ngaho nsoreje ikiganiro umutaramu kabisa mwese rero ciao ndabashimiye cyane wibuke gukora subscribe like na comment and then wibuke yuko turi kumwe na Giant Voice TV turi kumwe na Giant Company turi kumwe n'abandi bantu benshi cyane Giant Sacco Finance Giant Photo Studio Giant Records n'abandi benshi na Giant Sacco Finance abo bose turi kumwe ubundi mukomeze kugira umugoroba mwiza mukomeze kugira umugoroba mwiza kandi